Ese wigeze wumva umunsi wawe wose utagenda neza kandi nta mpamvu ifatika ubona? Bishoboka ko bituruka ku buryo watangiye uwo munsi. Muri iki kiganiro ndakubwira ibintu bitanu abantu benshi bakora mu gitondo bibabuza kugira umunsi mwiza. Ntusoze ikiganiro utabyumvise byose. Ni bike, ni ikiganiro kigufi, ariko kandi ndakumenyesha ko impinduka nto zitanga umusaruro munini. Akenshi turabyuka tugahita dufata telefone, tukareba WhatsApp, tukareba Instagram, tukareba amakuru, tukareba n'ibindi. Ariko ibi bihita bikujyana mu bitekerezo by'abandi, bigatuma wibagirwa ibyawe. Gira akanya gato mbere yo kugera kuri ekara ya telefone, utegure umutima n'ubwonko. Iki cyo guhita ureba muri telefone ugikanguka mu gitondo ni icya mbere muri bya bindi bitanu nakubwiye abantu benshi bakora mu gitondo bikababuza kugira umunsi mwiza. Icya kabiri ni ukudafata amazi. Umubiri burya uba umaze amasaha menshi udafashe amazi, iyo uryamye, iyo usinziye. Iyo ukangutse rero mu gitondo ugafata icyayi cyangwa ugafata ikawa cyangwa ugafata igikoma ariko ntufate amazi, burya ntabwo ari byiza. Amazi ya mbere mu gitondo ni nk'imashini uhaye umuriro. Afasha igogora, agafasha ubwonko ndetse agafasha n'imikaya bigakora neza. Icya gatatu gituma abantu birirwana umunsi mubi ni ugukanguka ukajya mu kazi muri gahunda udafite icyo ushaka kugeraho. Ni nko gutwara imodoka utazi aho ujya. Mbere y'uko ujya mu kazi, mbere y'uko ugira aho ujya, uva mu rugo iwawe cyangwa se aho waraye, fata iminota 2 cyangwa umunota 1. Wakwandika, watekereza, wabivuga, uvuga uti cyangwa se utekereza uti uyu munsi nshaka kugera kuki. Ibi bizagufasha kutava mu nzira cyangwa se kutagenda uhuzagurika nk'umuntu udafite yajya. Umuntu utafite aho ajya, aho ajya aho abonye. Icya kane gituma abantu birirwana umunsi mubi ni ukudahuza n'umubiri wawe. Umubiri wawe burya uba ukeneye kumva ko witeguye guhumeka, guhindura imyanya cyangwa se no gukaraba mu maso. Ibyo byose bishobora kugufasha ukumva wiyumva neza, umeze neza. Ntubyuke ngo uhite usohoka, banza wumve ko uriho. Mbere ya byose, nubwo hanze haba hari umuntu ugutegereje, banza wumve ko uriho. Icya gatanu cyatuma wirirwana umunsi mubi ni ukwibagirwa gushimira ubuzima. Benshi murabikora, cyakora kubyuka ugasenga cyangwa ugashimira Imana ko yakubyukije amahoro ndetse unayisaba ko umunsi ukurikiyeho iza kubana nawe. Nubwo bimeze nk'ibintu byoroshye, gushimira ku mutima uko wabayeho undi munsi burya bifasha guhindura uko wumva ibintu byose. Gira igitekerezo cyiza cya mbere wibwira uti ndabaho kandi mfite amahirwe ndetse ndashoboye. Tangirana n'ibitekerezo biri positive, utangire wibwira ibyiza. Ntutekereze ibibi kuri uwo munsi, ntutekereze iby'imyaku, ntutekereze ko hari abantu bashobora kuza kugutega mu nzira cyangwa bakugirira nabi, ntutekereze ko hari ibintu birambitse ku muryango, ahubwo ubyukane imbaraga uvuga ngo uyu munsi ndabaho, mfite amahirwe kandi ndashoboye. Byukane confidence, icyo gihe uzirirwa neza, uzirirwa umunsi wose wumva unezerewe. Kubageze hano bwa mbere ni kuri Rama Family. None se muri ibi bitanu nakubwiye ni ibihe wowe ukora? Ni ibihe ukunda kwirengagiza? Ni ibihe bikugora? Ni ibihe wibagirwa? Andika muri comment twungurana ibitekerezo. Ariko ntiwibagirwe gukora like niba iyi video yagufashije, kandi niba utarakoze subscribe nayo uyikore kugira ngo utazacikwa n'izindi nk'izi. Murakoze, mugire umunsi mwiza kandi utekanye. Ndabakunda cyane, bifurije kurama.